Amahoro y'Imana bene data, turabashuje kandi tubifurije kugubwa neza Uwiteka bahire. Turagarutse muri studio, tumaze iminsi 3 dusangira ibi byigisho. Uyu ni umunsi wa 3. Ni byigisho rero bitubwira ngo integuza y'ubugorozi, ariko iki cyigisho cyitwa kongererwa imbaraga n'Imana ubuheruka. Rero turagarutse, ariko turi kumwe na bene data tutabanye muri iyi minsi. Reka babasabe babasuhuze kandi babibwire, maze dukomeze na gahunda yacu y'uyu munsi. Karibu. Amahoro y'Imana abane namwe. Nitwa Nkundumukiza Alex. Yakoze cyane, kana mwene data tumwakire. Nanjye nitwa Aimable Nshimiyimana. Yakoze cyane Aimable, we ejo twari kumwe. Ariko nkunda no bwa mbere ugeze hano, shuje abakurikiye. Nanjye nitwa Jean Pierre Ukwigize, turamenyeranye, turasanganywe. Mukuri turaje nkuko twatangiye tubabwira, turi mu bihe bidasanzwe. Turi mu cyumweru kidasanzwe. Itorero Abadiventiste munsi wa karindwi bavugurura, turi mu cyumweru cyo kwizihiza isabukuru y'imyaka 100 itorero ryacu rimaze ku isi. Iki gitabo cyitwa Integuza y'ubugorozi, abagifite muzajya mureba kuri rupapuro iyo nsanganyamatsiko iriho: kwizihiza, kwibuka isabukuru y'imyaka 100 itorero ryacu rimaze ku isi. Rero mbere yuko tujya mbere mu cyigisho cya 3 cy'uyu munsi, reka tubanze duse. Turagushimiye mubyeyi wacu, tugushimiye ko uduhaye amahirwe yo tugihumeka, kandi tugushimiye ko uduhaye amahirwe yo gusobanukirwa neza uburyo itorero Abadiventiste munsi wa karindwi bamaze ku isi mu myaka 100 bafite ivugurura. Ndakwingize kuko ibi byigisho bizatubere impamba n'urwego ndetse n'umushoro wo kudufasha mu bintu by'amajuru, kandi uhire abo turi kumwe muri studio, uhire n'abadukurikira, nuko dusenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Tumaze iminsi twatangiye ku cyigisho kitubwira ngo amavuta ahora asukwa. Ejo twize icyigisho kitubwira ngo inuma yo mu ijuru. Uyu munsi rero tugiye kwiga icyigisho tugiye kuyoborerwa na mwene data Nkundumukiza Alex. Reka tumwakire, tumuhe karibu kugira ngo atuyoborere icyigisho cy'uyu munsi, kandi namwe mube hafi kugira ngo dusangire. Karibu. Murakoze cyane. Ni icyigisho cya 3 cyateguwe na mwene data Peter Rusevic. Ngira ngo ni icyigisho kivuga ngo inzabya zirimo ubusa. Hano hari ijambo ry'ibanze yahereyeho hejuru, ashaka kwerekana ko Kristo ari we mubwirizabutumwa isi yigize ibona, niwe mubwirizabutumwa wa mbere wabayeho mu isi. Nta muntu rero wigize abwiriza nkawe. Ariko ku gasubiko hepfo ku sous-titre gahari, gutegereza. Muri kano sous-titre bavuzemo yuko kugira abigishwa ngo bahabwe umwuka wera basabwe gutegereza, birinda kujya mu bindi bintu ariko batarabanza guhabwa ibyasezeranijwe. Baranditse ngo mbese ushobora kwiyumvisha ko mu gihe byihutirwaga kujya kwigisha amahanga yose no kwihutisha kuza kwa Kristo, Yesu yabwiye abigishwa be gutegereza? Kandi dore ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Noneho bakavuga ngo natwe nuko dukeneye gusobanukirwa ko mu gihe cyihutirwa dukenera gutegereza. Tugomba gusenga dushyizeho umwete, dusaba gusukirwa umwuka wera nk'uko abigishwa basenze ku munsi wa Pentecote. Hano rero batabagaragazamo ko gutegereza, natwe turi mu gihe cyo gutegereza guhabwa iyi mbaraga y'umwuka wera. Ariko nanone hano ku hepfo bakavuga intego y'umwuka wera. Umwuka wera ni iyihe ntego ye? Hari ingingo 3 bashyizeho bashaka kwerekana intego y'umwuka wera. Iya mbere, umwuka wera nawe wemeza abantu ibyaha. Umwuka wera atabaye wakwigisha ntugire umusaruro. Icya kabiri bagaragajemo ahangaha ngo dukeneye umwuka wera kubera ko ari we uduha impano. Zino mpano ziboneka mu Rwanda rw'Abakorinto 12:7, impano zo mu itorero nyine. Ngira ngo umwuka wera rero n'utanga izo mpano. Ikindi cya 3, umwuka wera niwe utanga imbaraga zivuye mu ijuru. Umwuka wera yari kubaha imbaraga z'Imana binyuze mu kuba bari gusangira kamere ya Kristo. Dore ngizo intego 3 z'umwuka wera. Ku kandi sous-titre ko hepfo, ubumenyi bw'umwizera. Hano bahita bavugamo ko tukuriye kurwanya Satani
kuko aribwo azaduhunga. Aduhunga rero igihe twamaze kwakira umwuka wera, ariko iyo utarakira umwuka wera Satani n'undi aguma akwataka kandi akagira umusaruro. Rero iyo wakira umwuka wera hano nuko bavuga Satani araguhunga. Ikindi bavuzemo muri kano gatitire, bavuzemo yuko igihe Yesu yaramaze imyaka 3 n'igice abwiriza kandi bashoboraga kubona ko ari we Mesiya. Kubera iki abantu benshi cyane bategereje umunsi wa Pentecote? Kuki mu gihe cy'umurimo wa Kristo nta bantu benshi bahindutse? Ubona ko Kristo mu gihe cyo kwigisha kwe ntago habonetse muvoma nk'iyabonetse mu gihe cy'intumwa. Ariko hano bakibaza ati n'ukubera iki? Hepfo bakavuga ngo ariko ntibabikoze. Kubera iki? Abigishwa bategereje kubatiza abantu 3,000, icyo gihe n'abandi 5,000 ikindi gihe. Ni kwa ngo abigishwa babonye umusaruro mwinshi ugereranyije no Yesu yabonye. Ariko hano bakavuga ngo kubera iki icyo gihe ari bwo bwonyine umusaruro wagaragaye? Abigishwa bagombaga gutangirira umurimo wabo aho yari yarabibye imbuto z'ukuri. Abantu benshi bari barumvise amagambo ye maze barayizera, ariko ntibagize ubutwari bwo kumwemera nk'umukiza wabo kugira ngo badacibwa mu isinagogi. Ni kwa ngo Yesu yigishaga ari mu isi, abantu baramwizeye baranamwemera, ariko batinya kumukurikira ku mugaragaro. Igihe yari amaze kujya mu ijuru rero, intumwa zikigisha, nibwo abantu bakurikiye bagaragaje ko n'ubundi bemeye ibya Yesu, ariko bakanga kumukurikira kubigaragara kugira ngo badacibwa mu masinagogi. Akandi gatitire, jya wigana Yesu. Kavuga ngo jya wigana Yesu. Hano bagaragajemo yuko Yesu yagaragaje uko twabaho imibereho irangwa no kwera. Ubu rero ibyo nibyo bigomba gusubirwamo n'undi muntu ukurikije ubwo buryo. Ibyo nibyo bituma isi yose ibyizera. Hano bagaragazamo yuko kwigisha ibya Yesu ni kimwe, ariko nanone kugira imibereho isa nk'iye nacyo ni ikindi kintu. Kandi nacyo dusabwa ukurikije kino cyumweru cyo gusenga isabukuru y'imyaka 100. Akandi gatitire kwaje kuba witeguye kwikorera umusaraba wawe. Hano bavuga yuko ngo turamutse duhawe umwuka wera nk'uko tumusaba nta myiteguro twakoze, umwuka ra twamukoresha mu buryo butari bwiza. Turamutse duhaye imbaraga mwuka wera mu buryo bwuzuye, ariko ntidusobanukirwe uku kumugaragaza no kumwigana, iyo mbaraga yakoreshwa mu ntego mbi, mu migambi mibisha. Ni ukuvuga ngo rero kugira ngo uhabwe ino mbaraga mwuka wera bari kudushishikariza, bisaba kugira imyiteguro yo gutunganya umutima. Akandi gatitire kakurikiyeho, umutwaro. Bavuga yuko tugomba kwikorera umusaraba wa Kristo kandi tukawugira uwacu. Mu yandi magambo, tugomba gufatanya na Kristo muri uwo murimo wo kwikorera umusaraba. Ni ukuvuga ngo tugomba kwikorera nk'uko Kristo abaye mu isi akikorera umusaraba, natwe rero tugomba kumwigiraho. Noneho hepfo ku gasubi gahera, imvura y'itumba. Hano bavuga yuko dukeneye imbaraga kugira ngo dusoze umurimo twahawe umuntu ku giti cye kandi nk'itorero. Kwikorera umutwaro wa Kristo ni kimwe mu bisabwa by'ibanze kugira ngo duhabwe imbaraga ye. Nyuma yo kubambwa, abigishwa bamaze iminsi 10 bateraniye hamwe mu cyumba cyo hejuru, kandi nyuma yaho bujujwe imbaraga. Kubera iki? Bashoboye kwigana ubumwe Yesu na se bari bafitanye mu buryo bwa kimuntu mu itsinda ry'abantu. Buri wese muri bo akaba yarashakaga kuba mukuru. Bigenda bite? Umutima ugomba gukurwamo uguhumana kose kandi ukezwa kugira ngo umwuka awuturemo. Ni ukuvuga ngo kugira ngo nubwo hano bari kudushishikariza gusenga dusaba umwuka wera, hari ikintu gisabwa. Hari ikintu gisabwa kugira ngo duhabwe iyo mpano y'umwuka wera. Tugomba rero kuwutunganya, ukezwa, ukabonezwa imitima yacu kugira ngo umwuka wera abone uburyo awuturamo. Hepfo none ku kandi gasubi ko hepfo, hari abavuga ngo mbese waba warasukuye urwabya rwawe ku buryo ufite ubushake bwo kureka byose kugira ngo ukorere shobuja umurimo. Mu gihe turi muri iki cyumweru cyihariye cyo gusenga, cyo kwibuka imyaka 100, tubayeho nk'itorero. Uwiteka ashishikariza imitima yacu, buri muntu ku giti cye, gutekereza ku musaraba kugira ngo dushobore kunga ubumwe twese hamwe, bityo tugire imbaraga zikenewe zo kurangiza umurimo, maze ku iherezo tuzatahane n'umukiza wacu imuhira.
abigishwa basenganaga umwete kugira ngo batunganyirizwe guhura n'abantu, kandi ngo mu kubonana n'abantu kwabo kwa buri munsi babashe kuvuga amagambo ayobora abanyabyaha kuri Kristo. Bakuyeho ibibatandukanya byose no kwifuza icyubahiro kose, maze bubahiriza